ari nicyo kibazo bagenzi bacu baza mu cyaro muhinde bagize mbere ko baza kuturibuha babaje kubitubwira niba duhagarika kuzana umuceri tugiye gukora iki byose baritubwiye Rurangwa yaritubwiye na Afurika yaritubwiye byose baravuga n'amazina twahuye nabo batubwiye umuceri muzana impamvu dukata nuko muzana umuceri bafite n'amakuru abo muri bafite amadepo hari bafite bazi ko n'umuceri bagabuzana bazi ko umuceri bafite kandi ko bakumende profit umuceri w'umuhinde ukurishije umunsi duhagarika mu Tanzania nta muceri bakunda kuva hanze ya East Africa ibintu birimo muri bw'icumi mu Rwanda nta burya ni umuceri ufite naho muri telefone cyangwa imodoka iri nagene nka ukuzana ukabureba kuvuga ngo hacitse 5% ntihuye na grade bapimwe no mu nyuza ntago byahura rwose n'ubundi ariko turagerageza uko dushoboye natwe ntago tuzongera kuzana umuceri ucitse ngira ngo bite umuciza ese yujuje ubuziranenge ejo bundi twafashe niba nk'amakamyo aho bigama amafaranga ya banka kuri Rwanda by'uvuga yana kuko nta muntu ufite uzabiryaho nkuko ntawe ntaburi by'uko sofatude zikamwe twakodesheje dusha $200 ku munsi kuva hashize icyumweru cya mbere ibihumbi bikundi rwego bino nkuko muganaje bivuze tumaze imyaka ariko biza tubona abaturage buri muturage ufite umurimo urenze hectare 5 afite akantu kitwa kamashini kitwa grade arakoboresha mu bakobora akajyana akayungurura no kuyungurura akavuga ngo uyu nguyu udacitse cyane ni numero ya mbere n'ukuri uyu nguyu uri mu cyengere numero ya kabiri ibi niko bimaze igihe nyuma nkuko ubona umuceri mu Rwanda meze ku isoko n'ukuri tubona abantu bari ku rwego rwo hasi ibyo bivuga ko ndakotse ntabwo nasubirayo hajya n'ahandi nkahinga cyangwa gukora ibindi kuko ni ukuri kw'Imana umuntu wari ufite miliyoni 5 muri moteri ari gukuramo yabisubiza Tanzania yabisubiza ntabwo byakunda kuko twazanye umuceri twagura umuceri tuguze naho tuzi ko turi umuceri wo kurya ni ukuri pe twasanga mu twumve niba turi kumwe FD twabaje nuko abyara ari ibintu bisanzwe byica abantu nta nicyo twavuga twamye ko natwe twakoze amaberwa ariko niba byica abantu FD mutubabarire niba baratubwira ati rero twebwe tukora ibyacu tuzabareka hano niba gusemba bazi nuko kw'Imana nta muntu yari ugambira kukiba umusoro kuko rero ntabwo bisora nkadukura n'umusoro muvuga ngo aturerwa n'ibintu bihindutse nako ntabwo ubona gazaza nyinshi ari umuceri rero n'amanuka cyane kuko umufuka w'umuceri ku 1010 tena na Rwanda kuko kadufite igitekerezo cy'abura ngo umusoro usubize kuko pe bejeje umuceri bashobora gucuruza imyaka 8 pataje bahinze ni myinshi cyane pe ari nicyo kibazo bagenzi bacu baza mu cyaro muhinde bagize mbere ko baza kuturibuha babaje kubitubwira niba duhagarika kuzana umuceri tugiye gukora iki byose baritubwiye Rurangwa yaritubwiye na Afurika yaritubwiye byose baravuga n'amazina twahuye nabo batubwiye umuceri muzana impamvu dukata nuko muzana umuceri bafite n'amakuru abo muri bafite amadepo hari bafite bazi ko n'umuceri bagabuzana bazi ko umuceri bafite kandi ko bakumende profit umuceri w'umuhinde ukurishije umunsi duhagarika mu Tanzania nta muceri bakunda kuva hanze ya East Africa kuko niko bimeze iyo bari mu muceri muvuga niyo twavuye ko tuzane 100% tutavunitse nako 100% cyangwa 100% broken muhinde yaza mu mezi nk'atatu mu kwezi kwa gatandatu umuceri mu Tanzania agura hano mu 13 kuko peze ku bihumbi 300 kilo ku muhinzi bamaze kugura ujya ku gihumbi 300 uyu munsi hamaze kuva kimwe cya kabiri hafi n'ukuri turi abantu bumva turi tayari gukora ibyo mushaka ariko budufasha tugamo igihombo kuko igihugu ndabota bikanya ahije cyamura amafaranga y'apa n'uko mutwabaye mutwumve ntabwo tugiye tugambirira ikintu cy'ukuri mu Rwanda ibibaye maramo mukuru ya muri yanjye ntiyashyira muri mutwumve pe mutwumve turarangiye amafaranga nawe ufite amafaranga niba ijana ku banana ya banki yaje uyu munsi n'itivi naho ufite amafaranga yo kwishyura twararanguye byose byaraje biri hano hari ibyo dufite nyuma twishyuye ibyo ntabwo tugeneye kumenya rero bazatwambura ariko mutubwire biti ushaka mutwe muhagarike kuko ntabwo iyo standard z'abatanzania zizahoneka n'ukuri ntabwo zizahoneka ntazo ngamba zihari dubura n'abaturage bari mu Rwanda dufite amahirwe u Rwanda byateye imbere dufite n'abajyanama beza mutugira inama n'inganda zahana abantu zo kugira nta FD hariya nta ahantu tugura n'umugabo utemera tuvuye ku mupaka ntabwo FD Dar es Salaam hariya yabo nta ukubeshya yuko tugura n'abantu bazima
ntabwo nanga ingana zimwe ntazo ni ukuri pe ni ukuri pe ibishoboka byose n'igihe wenda njyana n'ibindi niba aramukoze tumaze imyaka tuyikora komishona turi tayari guhinduka ni ukuri turapfukamye tugasaba imbabazi niba turapfukamye tugasaba imbabazi pe ibiceri twazanaga uraguraga make abaturage bakagura byose impamvu ubona umuhanda wawe wahagaze uduha amahirwe yanyuma rwose ndabinginga uduha amahirwe yanyuma pe turatakamba uduha amahirwe yanyuma ntabwo twagambiye nta kwiba imisoro wari urimo kuba imisoro turabinginga komishona turi tayari guhinduka ni ukuri twagira ngo tubasobanurire ku bijyanye n'inama tuvuyemo twakoranye na Rwanda Revenue ku kibazo cy'umuceri amaze iminsi mwumva twazanye umuceri kuva ku itariki 29 ubwo imodoka zinjiye dusanga hari itegeko rishya tutari dusanzwe tuzi twapakiraga imodoka zikanyura ku mupaka zikaza zikinjira zikahita zigenda ku maduka tugacuruza ariko kuri 29 hasohotse itegeko rishya ko zigomba kunyura muri Dubai Port bakazipimira bakazifata ibipimo kugira ngo barebe ko umuceri tuzana ujuje ubuziranenge 29 z'ukwa gatatu z'ukwa kabiri Rwanda FDA yakoze inshingano zayo yarapimye isanga ibipimo ntabwo bibura n'ibyemewe mu gihugu ni muri urwo rwego twakoranye inama nabo batubwira ibisubizo byavuyemo ariko twe twabikoze mu kutamenya turabatakambira tubabwira ko batworohereza ibyo bicuruzwa n'ubundi bisanzwe biza ku isoko ntabwo rwo bwa mbere twari tubizanye kuva hashize igihe kinini ducuruza umuceri wo muri East Africa ntabwo twavuga ngo nitwe twatangiye kuwucuruza twe twinjiye mu bucuruzi dusangamo abandi kandi nabo bawucuruza iyo gahunda yo kuba bapima broken ntabwo yari isanzwe iriho rero bapimye bitewe n'iki tegeko riteganya ku biribwa byinjira mu gihugu bivuye mu bindi basanze bitujuje iki tegeko riteganya niyo mpamvu rero twakoranye inama nabo batubwira ko nabo bakorana inama n'abandi inzego zose zibishinzwe kugira ngo babashe kurebera hamwe icyo badufasha kuri uwo muceri wacu rero twakoranye inama na Rwanda Revenue batwakiriye neza ikibazo cyacu bacyumvishe batubwiye ko n'ubundi bagiye kugikorera ubugenzuzi bafatanyije n'abandi bakazaduha igisubizo bikwiriye icyo twishimiye cyane mu nama nuko na FDA yapimye igasanga ari ibyo bateganyije nta kintu kidasanzwe kirimo cyagira ingaruka mbi ku baturage umuceri waribwaga n'ubu waribwa ntabwo wakwica icyo ni icyizere cya mbere cyanaduhaye n'imbaraga zo gutakamba kuko basanze nta kibazo ufite hanyuma umuceri mwazanaga hari export license mwahawe bigaragaza umuceri mugomba kuzana icyiciro urimo niba ari grade 1 niba ari grade 2 cyangwa se grade ya gatatu nk'imiceri yemewe kuribwa hano mu Rwanda mwebwe uyu muceri mwazanaga ntabwo mwabaga mwabanje kubona mufite n'ibyangombwa bigaragaza ngo ni grade ni mwawukuraga he ku buryo icyo kibazo namwe cyabatunguye aho mwawukuraga ntibagura ngo grade twebwe muri East Africa nta nganda dufite zihambaye zibasha gukora zitunganya umuceri ngo zinashireho n'amabroken na grade ku mifuka twebwe ubusanzwe twasabaga ibyangombwa muri FDA na Rwanda Revenue bakabiduha tuzana grade ya mbere na grade ya kabiri bitewe nuko nta laboratoire dufite badupimira aho turangurira twebwe twapimishaga amaso tureba tukabona umuceri mwiza bijyanye n'ibice biri muri uwo muceri tukawushyira muri grade 1 ufite ibice byinshi tukawushyira muri grade 2 mu by'ukuri nta nganda dufite muri East Africa zikora zishobora kudutunganyiriza produit kugira ngo iri kuri standard zikenewe mu gihugu ikindi tugura n'abaturage ntabwo tugurira mu nganda abaturage baraza bagatonora imiceri mu nganda ntoya bakayungurura n'inganda zabo ntoya noneho bikajya muri grade
bitewe n'uko bo babireba natwe tubirebesha amaso kuko nta laboratoire zihari. ese ibyo ngibyo bikubagiraho izihe ngaruka nk'abacuruzi dufite ingaruka nyinshi cyane. Kugeza ubu ngubu nanjye uhagaze aha ngaha iduka ryanjye rirakinze, dufite credit twishyura, twarahagurutse kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Dufite credit twishyura, ntabwo ushobora kujya kurangura toni 70 ku mafaranga yawe bwite udafitemo credit ya banki. Ingaruka ya kabiri, dukodesha imodoka z'Abatanzania. Ubu munsi wa none uhereye ku itariki 29 turishyura amadolari 200 ku munsi. Abashoferi bakeneye kurya, bakeneye ibibatunga muri minsi. Dufite ingaruka zo kudacuruza kugira ngo tubashe kwishyura imyenda ya banki. Dufite ingaruka y'ibihombo byinshi duterwa n'imodoka z'abandi twakodesheje. Rero twebwe icyo dusaba nuko badufasha, nuko n'ubundi batwumvishe, baduteze amatwi, ikibazo cyacu bakakidukemurira kuko ingaruka z'ibihombo dufite ni byinshi cyane. Uko iminsi igenda yiyongera niko n'ibihombo byiyongera. wenda niba nabyumvishe neza nuko ingamba icyemezo cyafashwe n'ubundi cyashingiye ku itegeko ryari risanzwe, niba ari ukuvuga ngo broken igomba kuba itarenze iyi ngiyi kugira ngo umukiriya we muri grade 1 cyangwa 2 cyangwa 3. Ni ibyemezo ni itegeko ryari risanzwe rihari. Mu by'ukuri baratubwira ko itegeko ryari risanzwe ririho, ariko twe ntabwo twari turizi. Nkanjye ku giti cyanjye itegeko ry'uko umuceri ugomba kuza mu Rwanda hari broken zinizi zikenewe ntabyo narinzi. Ntabwo wabuzi yuko ibikenewe ari ibi ngibi nguzana ibidakenewe. Ibyo twakoze byose twabikoze mu kutamenya, ari nayo mpamvu dufite imbaraga zo gusaba imbabazi kuko icyaha twakoze ntitwari tukizi, kandi icyaha ni ugusubira icyaha. Uyu munsi wa none turabasaba ko batubabarira bakaduha ibicuruzwa kuko bidafite ingaruka ku buzima bw'abantu, tukabicuruza ariko noneho tukabizeza ko tuzagendera ku gikenewe. Ya standard bashaka broken tukayikora, twajya inyuma yayo n'ubu tukazabona guhanwa gihanukiri kuko ntituzasaba imbabazi kuko tuzaba twishe itegeko turizi. Muri abacuruzi bangahe mufite ibicuruzwa birimo hano kugeza uyu munsi wa none turi kampani 26 zigizwe n'abantu batandukanye. Hari kampani igizwe n'umuntu ku giti cye, hari zigizwe n'abarenze umwe. Ubwo urumva abacuruzi bafite ibintu hano bararenga 26. bafite mugereranije n'ibirangana gute? Tugereranyije biri hafi muri toni 800 cyangwa 1000 bitewe nuko hari ufitemo toni 70, hari ufitemo 150, hari ufitemo 120, hari ufitemo 105 bitewe n'imodoka yinjije. Ari ugeze gukomoza kuko ngo ku isoko naho hari uburyo bitangiye guhinduka kubijyanye n'ibiciro. Amwe n'ubucuruzi nta kuntu ibyo byo birumvikana. Namwe murabaza icyo muzi nka mwarimu. Ntabwo umuceri wari usanzwe ugura 18,000 niba ubuze ku isoko ngiye kugura umuceri ndahasanga wa 20 niwo ngura. Kugeza uyu munsi wa none hari umuceri waguraga 26 uri kuri 35, uwa 18 uri kuri 25. Ingaruka zo ni nyinshi, ntabwo ari twe twenyine n'abaturage byabagizeho ingaruka. Kandi ni wundi nawe utarapimwe, niwo uri ku isoko wose ntupimye, waba ari umunyarwanda waba ari umuhinde, umuceri uri ku isoko wose ndumva nzi neza, nizera neza ko udapimye. Umenya ibipimo ari twe byahereyeho. muri make namwe mwawinjizaga ariko ntupimwe cyane. Twese twawinjizaga udapimye. Niki muri gusaba kugeza ubu? Icyo dusaba kugeza ubu ngubu ni uko batubabarira bakaduha umuceri wacu tukawushyira ku isoko tukawucuruza, noneho hanyuma tugakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi bw'umuceri mu gihugu. Mwari mwumvikanye musaba muti niyo mwasubizaho umusoro kubera iki mubivuze? Impamvu tubivuze ni uko dufite amajwi y'uko icyateye iki kibazo cyose nuko hari bagenzi bacu bamporta umuceri uva mu Buhinde bo basora, ariko twebwe tuzana umuceri wo muri East Africa uri exanori. Rero kuko tuwucuruza ku giciro kiri hasi, bo ntibabona isoko rihagije nk'ibyo dufite. Niyo mpamvu twifuje aho kugira ngo dufatwe gutya niyo twasubirizwaho umusoro, ariko twese tukagendera muri standard imwe nk'abacuruzi b'umuceri bose mu gihugu. Ibyo mutubwira turabyumva, kandi n'abayobozi muri FDA bari babitubwiye
ko twakoranye inama n'umuyobozi wabo twese turamubaza se nyakubahwa ko umuceri tumaze imyaka tuwuzana kandi umeze gutya mukaba mwarawudupimiye hari ibyakwica abanyarwanda harimo ingaruka isumu wenda nakoresha sumu mbese ibyakwica abanyarwanda ati ibipimo byose twapimye nta na kimwe cyakwica umunyarwanda byaribwa ariko twarabipimye dusanga uracikaguritse grade twebwe tugurira Tanzania aho tugura nko mu karere hano n'ubwo wapima umunyarwanda nonaha uyu muceri muri izo nganda zo mu Rwanda wajya n'inyuma ya grade y'iwacu wo tuzana kuko hari aho tugurira natwe ntabwo tugura mu bahinzi tukazana tukawuyungururamo uko dushoboye tukawuzana ku isoko ry'u Rwanda ntabwo ari ukuvuga ngo tugura mu nganda zihambaye cyane zikomeye nk'izi ngizi zo mu Buhinde nyakubahwa CG uyu muceri uva mu Buhinde uzasome ku mufuka wanditseho boiro bafata izi ncenga izi mivuga twazanye hano twe ntabwo turagira ubushobozi nk'ubwabo bakawuteka ukaba igikoma bagasohora kamwe kamwe bakazana ku isoko ry'u bagashyiramo na produit kuko niyo noneho umeze nka biriya nk'ingi bateka witwa bapana basmati hari ibindi bateka bashyizemo ibirungo uteka umuceri kwaza usa nka pilawo mu nganda ariko waca mu isoko rukorera ni produit baba bashyizeho wose ukaza ufite intete zisa twebwe rero ubwo bushobozi bwayo ntabwo turabugira izo ncengera bavuga twazanye ziri mu modoka zacu giye imodoka yanjye mazemo iminsi imagiye kumara ukwezi 2 nishyura umusoro amafaranga na ya banka ubu narararanyije ku kwezi none se wenda ngiye numva nagira ngo mbaze ngusobanurire ubundi twaje kugutakambira twebwe icyatuzanye no kugutakambira kugira ngo dufashe izo grades iyo dusanga hari n'ikintu cyicuma mu Rwanda bari kuvuga ndagusubiza ariko noneho ni ukuvuga ngo uriya muceri twazanye tumaze imyaka tuwuzana ariko nimba byananiranye bavuga ati noneho turashaka grade y'iyi turagenda dukoresha uko dushoboye dushakamo mashini tubikore ariko ubu mutubabarire izi modoka murebe ukuntu mwaca inkoni zamba nta bintu birimo bw'icumi Nyarwanda nta burya ni umukire mufite naho muri telefone cyangwa imodoka iri hano nagenda nkawukuzana ukawureba kuvuga ngo hacitse 5% ntihuye na grade bapimye hano mu nyuza ntabwo byahura rwose n'ubundi ariko turagerageza uko dushoboye natwe ntabwo tuzongera kuzana umuceri ucitse maze iminsi tufite igikorwa cyo kugenzura muri rusange imikorere muri sekiteri zinyuranye habanje by'amabati ubu tugeze mu bw'imiceri kuko rero tubona niho cyane cyane muri importation yayo nyuma y'uko twemeje ko umuceri na kawunga bisonerwa umusoro wa TVA hari ikintu twabonye asaba n'ikiri kuba muri iyi minsi buri wese giteye impungenge bituma rero dukora ubusesenguzi ngo turebe icyaba kibitera icya mbere turabona hava umuceri mwinshi cyane ubwo budasanzwe ariko tukavuga ati ni byiza buriya iyo nyine babonetse ku isoko wenda n'abanyarwanda barahindukirwa ariko muri ubwo gusesengura hari ibyo twibajije byinshi cyane kugira ngo tumarebe n'uko ese bawuzana bamenyekanisha gufite imisoro yabo muri rusange imisoro ku nyungu kuko ubundi iyo VAT ivuyeho ni ukuvuga ngo tukabona n'umusoro ku nyungu wiyongera kuko muba mutasoze muri gasutamo ni nacyo tunabategerejeho kera ariko iyo tureba uburyo mutanga za fagitire ntabwo turi kubona ubwo nabyo ni ikindi dosiye yenda tuzahangara ku giti cye icyo ni ikibazo cya mbere turi kubona ko amafagitire yanyu mu byo mucuruza n'ibintu mwajya mwimporta harimo ibinyuranye bikomeye nyine tunaboneraho tubabwira ko mu gihe muzamenyekanisha umusoro ku nyungu y'umwaka niba hari uzi ko hari ibyo atakoreye fagitire ubu ni chance tubahereza kugira ngo
mu binoze kubera ko dufite imibare uko yagiye yinjira. Icya kabiri dushobora no kureba na kalite mu binjiza, ese yujuje ubuziranenge. Ejo bundi twafashe nibura nk'amakamyo 26 turi kuyapimisha baturebera ubuziranenge bwayo, dusanga iyo miceri hafi muri izo kamyo 3, ariko ntabwo byo dukora gusa ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo turi gushaka turi kugira ngo turebe n'ibyo mwazanye imbere. Buretse rero amakamyo ari ahangaha rwose turabaha amakuru mu buryo ubu turimo gucukumbura dusesengura ko biri muri system yacu aba baranguyeho bose. Ubu nabo ntibikabatangaze kumva ko hari imiceri tugiye kuvanayo y'abantu bashobora kuba bafite imiceri mwabahaye kubera nayo kureba niba yujuje ubuziranenge. Rero nagira ngo nabone mbere cyo muri Yesu kumva turi kubona mu binyamakuru bisa nk'abantu bashyushye bagaragaza ko Rwanda Revenue iri gufata ibyemezo igiye guteza na crise mu gihugu, ariko tukumva ari byiza ko duhura nabo bireba ngo twumve ikibazo cyabaye mufite ni ikihe, niba n'uwarenganye twe twamurenganura, ariko bitabaye gusa nko gushaka kugumura abaturage kandi mu by'ukuri nta n'ikibazo tubona turi gukora akazi kacu uko bisanzwe. Ariko ngiye nk'umuyobozi nkumva ari byiza ko tuhorana no kugira ngo tubwire ese hari ikibazo cyihariye mubona, ese batinze kubaha amaraporo ku bicuruzwa byaje mumenye niba ko nijuje ubuziranenge mwabisubizayo, ikibazo gihari ni ikihe. Navuze reka nihamagarire kuko abo bireba wenda muduha amakuru yatuma hafatwa ingamba zihuse zo gukemura ikibazo, niba hari uwaba rwose yavuye ikibazo kikarengana hano muri Gasutamo. Ndavuga reka niyizire mumbwire, hanyuma turebe ikibazo cya buri muntu ku giti cye gishakire umuti. Niyo mpamvu y'iyi nama urebye, ariko ndi kumwe na komiseri nawe niba hari icyo yumva yanyunganiraho namuha ijambo nawe. Tujya mu byo kwemera kuribwa niyo mu Rwanda tubagira umuceri, sibyo? Dufite inganda zikora umuceri, izo nganda nazo zifite standard zigenderaho, bakaba bazi ko niba ari na grade 4 singizi iyo hasi cyangwa se hejuru sinzi kuba gipima, baravuga ati ibyo iyi ni byo by'abantu kuri izi grades izi ni nk'uko wenda biba biri muri standard zemewe. Ntabwo rero wavuga ngo gukora ko igari nk'uko turangiye kandi bazajya umuceri, ntabwo umwana w'umuceri zariye ntabwo wavuga ngo gukora ko nta kintu ari kube turebera ntabwo rwose mugumberamo ko niba ari amategeko yanditse ngewe ntacyo tunahinduraho nta n'icyo nabafasha utinzi, kuko cyaba ari ikibazo gikomeye cy'amategeko cyo kwemera ko ikibazo cyavutse tuyica. Aho rwose ngira ngo mugomba kwemera ko mwabikoze, sinzi ibintu byarabacitse mwaba experts. Niba mujya no gusya buriya kugira ngo zigurete ziboneke buriya bakabiratinga n'imashini, buriya iyo bizanye muri zo cenga abandi ndetse kubazamo ziriya sonderi buriya niyo biba bikongera ibiro. Umunyarwanda akaba yagura ibiro byinshi kandi amara yaguze ifarini ya sonderi nayo iri muri bitewe n'ukuntu bawugosoye, kuko uko bawugosora abari baza twatuntu tuyatamini dufite imyenda mitoya minini ntabwo babweka. Rero biyongeye no kureba nyine uwaguze umuceri nyawo buri dufite leta gusa zifite ukuntu imeze ukuntu, kuko biba barucishamo n'utu duto nyine biba ari n'umwanda wundi twababaye tukishyura rwose no guteza ibindi bibazo by'ubuzima. Iyo nkibwira ko aho ngaho ni ikibazo cy'ubuzima bw'abanyarwanda ku ruhande rumwe, n'uruhare na standard z'amategeko dukwiye kuba tutarizaho gusa aho ngaho. Ubu muremera ko mwakoze amakosa nyine wenda ntabwo twabana ubwo twabasaba ko gusubizayo nk'uko amategeko bimeze gutyo, kuko icyo ngicyo rwose bagosora leta zimwe zigatambuka bitewe n'uko zingana cyangwa izindi ikagenda kari kuramfusha ibigikenewe. Ngewe ntabwo numva ko twakora imyinjira amategeko, cyane cyane ko ndabona ko muri dekarasiyo mwakoze mwagaragaje bitewe n'amategeko, sibyo? Ni ukuvuga ngo mwabikoze mubizi ibisabwa n'ibiki. Birashoboka ko wenda bo bababeshye
Icyo kintu twavuga ko itari mu isoko n'ibisobanuro ariko mpagaze kuvuga ariko wenda birashoboka ko n'abantu bamubizana bikidukira kubera ko effectivement icyizere cyarabaye none waba tugarura yaba ari ubujiji buza ibibazo bigaragaye tutagira n'uko kwibaza n'ubundi rero tujya gusaba amafaranga abantu hariya byari gutanga rero izo ni ibibazo biri mu bikorwa byacu natwe umunsi wose dushobora kubibaza natwe kuko twagize uburangare ntabwo rero navuga ko twabyitwaza twese kubera yuko twatwaza gutyo twizeye ibyihorere ntabwo byarabuze atari byo ntabwo dukoresha amakosa icyo mwumva gishoboka ni urwatsi ubundi zigabete zikoresha iki aho kugira ngo abantu bajye kwigira nta kindi kintu byakora umucuruzi wenda icyo abantu bakora ndetse noneho duhinduye ko atari kugira ngo gucuruza mu bagore kandi n'umuceri ngo bakoresha iki ahangaha aho rero twagaragara tugoza ngo tugishe inama z'inzego okay aba bantu bari kujya mu bihombo baribeshye ariko si umuceri twabonye inkoko ese hari abantu bagura umuceri n'inkoko hano iwacu wakoreshwa mu muhanda hari ibindi bakoreshwa ariko bakaza kubucuruza ku bantu ibyo ni byo abantu bareba mu rwego rwo kubafasha ariko nabo ntabagaragaye ariko bigaragara ko badakwiye kugira umuceri wo guhinga batari byo bagenewe muri standard z'u Rwanda niyo mpamvu twarwariza aho ngaho ngo turebe ibyo dushobora kubafasha cyangwa namwe mutara naho ubundi mpamvu tubemereye dutambuke muri gasutamo uburyo gucuruza mu magazini twese tuburye ntabwo byaba ari gusa aho naho kureba ngo twareba tukagira inama n'inzego zibishinzwe niba hari ibyo bakoreshwa noneho tukaba tureba ese tubemeye mu bintu kugira ngo ari ugukoresha iki izo mbere zemewe ku gikorwa cy'u Rwanda niba ko bizamurisha kuko nazo zinjira sibyo ese abo ubundi izo mbere zose ikibazo zikoresha iki abajya babasha gukoresha hari abo nyabona kubona kuza bafite atari contract na sport ntabwo twase ugakoreshwa mu Rwanda iyo nkunda kubona ntabwo twabura kureba ese bishobora kubona irindi soko ritari kurusha mu magazine nta kindi bumva rwose mwemera kuko ni ikibazo kandi ikibazo cy'amategeko ngira ngo muzi ko mu Rwanda baranabizi n'uyu munsi ntabwo rero muzi ko hari abafite amashini y'umwuga afite muri Tanzania muzi ko abafite aho isimye gukoresha hariya kujya kandi muzi ko mu Rwanda bijyanye na gutya kuko nabyo ni n'ibindi gusa ndeka muzi ko kubera ko hano ndetse ko ni karitiba nziza umunsi nta mashini y'ubucyo kera rwose hari umukwabu wo kuzica ndabese ntimubizi kubita imiryango inyuma kujya gushaka nk'umuceri kuko n'imashini zo hanze kandi muzi ko mu Rwanda rwabyo ziriya mashini zitemewe gukoresha umuceri nibwira ko ibyo ni ibintu by'ukuri kugira ngo twumve akababaro kanyu ariko sira amategeko aradukumira mu bintu bigomba kubahirizwa sinzi icyo twabikora kimwe twebwe nka Rwanda Revenue ntabwo dushinzwe karite ntabwo nareva mu byemezo ko karite yinjira kubera ko ari mu mategeko yewe twebwe turi implementing gusa dushobora gukorwa ibisabwa n'amategeko niba kimwe n'izindi produit arizo tujyana bakajya kudukorera sample bakadukorera yaba ari muri RSB yaba ari muri Rwanda FDA no muri RICA buriya nabo bafite kujya batureba ibintu dukeneye kwinjiza kugira ngo turebe niba kuko byujuje ubuziranenge gusabwa n'amabwiriza ndetse n'amategeko yo mu Rwanda iyo dusaba byujuje ntabwo tubitindaho ariko rero ibindi bibazo biri nyuma yabyo nta marisike bamwe barafashe namwe mwakaba mufite na degree yo gufata aya marisike ingaruka zayo bibaye bizagenda biti aricyo ushaka kubaza ntabwo dukwiriye gushakisha icyatuma avuga ngo duhe abaturage babirye ariko aho kugira ngo mu musiragire ese nta bandi babigura kubikoresha ibindi bitari byo kubigaburira abanyarwanda kugeza iyi saha
byakora byaraciye muri duwane nkabibonye n'ijoro kumushesha hano mvuze sikoro isoko yarabitanze mwababaza mu kumva ubwo isoko uba iryo soko ntabwo nyayo kubona bagurira bakaba bafurisa ikibazo gihari sofa komande yabo y'umwaka bari mirongo icyenda ibindi gukora gutanga isoko mu kwa kabiri kandi bakeneye ko byabagera mu Rwanda bose by'umwaka wose mubanze mugerageze mwanza muze hari sibo bonyine wenda nandibira ko nagura rwibiki atwa murebe iki mushakisha handi byajya mutubwe tubona twahabuze cyangwa twahabonye bakeneye kantine zingana z'icyatsi kuko niyo dukwiye kurwariza ntabonye navuga ngo tuzemera ko babishira kandi bituje ubuziranenge bwo abantu babirya niyo mukuru gushakisha aho ngaho bavugira ngo tubategeke kubisubizayo cyangwa tujye kubyangiza tubidestroying nta handi babigura babikoresha guhemera n'amategeko n'abantu b'aborozi bafite ngewe ntabwo ubucuruzi bwiza rwose niyo mwabuze amasoresha nabose n'ababitwara mu bindi bihugu by'ibituranyi bashobora kuwukenera mugabo mwatwara rero tukabashakira amasoko aho ngaho twenda tukabafasha muri transit mukabyoherezayo ahandi mwabishakira kuko urumva erega amategeko buriya ntabwo rwose mbona umuyobozi wavuga ati none mureke abanyarwanda babirye kandi amategeko atabyemera so urashaka kuvuga ngo muri izo kamyo bashobora hari kamyo imwe ifite umuzima so mukaba mushaka ko bapima imwe ku yindi menye ko kaboro kanyu n'akacu twifuza ko abasora hatagira ikibahungabanya kuko tutakwemera ko hagira umuntu usora gukora ibintu bituma tudasoresha uko bikwiriye cyangwa se ngo azane ibintu bijya ku isoko kandi bishobora no kugira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda ibyo byo rwose hari ntabwo nubwo tunabitindaho ariko ibyo tuganiriye byari ngombwa kugira ngo nanjye numve ikibazo cyanyu ibyo dushoboye tuzabikora nk'uko ibyo tuvuganye aha ngaha tuza kubigenzura noneho tuzabamenyesha hakorwa iki kuba nibura bazanye ibishobora kwemerwa ni iki basabwa kugira ngo bashobore kubishyira ku isoko kubera ko wemewe ariko ibyo mwadekaraye ibyo birumvikana ko muzabihindura kugira ngo bijyane n'ukuri kwabyo muzi n'ibisabwa ariko niba ari ibintu biri hasi y'ibyemewe ibyo rwose ntabwo bizacamo nongere mbashimire kandi rwose mbihanganishe birababaje nk'uko mwabivuze ko hari bizagiraho ingaruka mbi cyane ariko ntabwo byaba biturutse kuri Rwanda Revenue ntabwo byaba biturutse umuntu uwo ari we wese ubwo nyine byaba ari za risque z'akazi kuko tubivuga risque de métier rwose icyo kintu Felicien bivuze neza hari ukuntu tuba dushaka kugaragaza nk'aho twateye ibibazo n'abandi bantu ya makuru tuvuga atari yo ugasanga ahubwo bigize ingaruka zitari ngombwa kandi zitari zo aho naho rwose tuhazirikane naho nsoma mu binyamakuru ejo n'amakomantere kuri Twitter ikibazo cyabahigize ikindi afite mfite hano n'amaudio ibintu abantu bari kuvuga barazana message bamwe na bamwe baba bavuga abantu barazisharinga ndabifite rwose ni nacyo yatumye mvura nyamara ndabona ikibazo kiri guhabwa uburemere ndashaka kumenya ibyo ari byo uko bakivuga bari kukivuga ukundi gutandukanye n'ibyo numvisha aha ngaha ariko biri kuri za audio bene murabifite namwe iyo mbona ibinyamakuru byo byandika ubona hari ikindi kintu kihishe inyuma kitari icyo twavuze aha ngaha rero rwose niyo mpamvu n'abanyamakuru baze tubivuge ku mugaragaro tubyumvire uko bimeze ariko nabo mwanya mbasaba niba utangaza ibintu mwabanje kugenzura ubundi abwira abanyamakuru tureke gushyushya sosiyete ku bintu bitari byo ibintu byo uko byitwa ngira ngo nyuma y'inama namwe batanga amakuru uko ameze ntibise nk'aho hari icyacitse kandi nyamara
ibibazo byabaye bamwe batari babizi, si ibibazo byatewe na Rwanda FDA, si ibibazo byatewe na RRA, nayo leta nta ruhare bifitemo rwose, turi gukora akazi kacu twebwe byumvikane gutyo rwose. So mbashimire rero murakoze, mugire ubuzima bwiza.